nk'ubu ikintu cya mbere bavuze ko bashyizeho nkunganire kuri peteroli, ibikomoka kuri peteroli, tumva iyo nkunganire idahagije, yagombye kongerwamo peteroli igasubira hasi aho yari iri, kuko kuba peteroli izamuka biyafika cyangwa se bitabigira ingaruka ku bindi byose, kuko kubera ko ikintu cyose gikeneye kugira aho kiva, ni ukuvuga ngo hari imodoka zibizana, izabikura Nyabihu ibirayi, izabikura Nyamashyi, izabikura aho ariho hose, bitabizamuka. Noneho umucuruzi akavuga ati ngiye byampenze kugeza hano, nanjye ngomba kuzamura igiciro. So iyo nkunganire yakwiyongera ku bikomoka kuri peteroli kugira ngo igiciro kigabanuke gisubire ahandi, kuko kutubwira ngo bashyizeho nkunganire ariko igiciro kikongera kikazamuka ntabwo bihita bigira ingaruka zigaragara, ahubwo ibiciro bikongera bikazamuka. Ruva ni uruhare rwa mbere leta yakora, sinzi ukuri bigeze, ariko ifite ubushobozi bwo kuba yagura izindi esanse nyinshi cyane igashyira mu bigega byayo, ikaba noneho byashobora kuba byagabanuka, kandi ibyo leta irabishoboye kugira ngo ishobore guhangana n'ibibazo, kuko abanyarwanda nibabura ibyo kurya na leta bizayigora kuyobora mu Rwanda bashonje. Murakoze cyane. Uyu munsi twagize kongere y'ishyaka riharanira demokarasi y'ibidukikije y'abagore mu ntara y'Uburengerazuba, twita DGPR Women Women's Congress in the Western Province. Ni igikorwa gikomeye kubera ko ishyaka ryatangije mu mwaka ushize gushyiraho inzego z'abagore ku rwego rw'uturere, tukaba twatangiye gushyira ku rwego rw'intara, ndetse twatangiye mu ntara y'Iburasirazuba. Mu kwezi gushize twaratoye abahagarariye abagore mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu munsi kuba twagize mu ntara y'Uburengerazuba, tukaba dufite intego y'uko uyu mwaka uzarangira tumaze kugera mu ntara zose mu mujyi wa Kigali, ndetse mu kwa cumi n'abiri tukazakora kongere y'igihugu y'abagore b'ishyaka rya Green Party, aho bazatora abahagarariye ku rwego rw'igihugu. Ibi twamaze kubikora ku nzego z'urubyiruko, aho twarangije gushyiraho inzego z'ishyaka mu turere ndetse no ku ntara, ndetse ku rwego rw'igihugu bakaba barakoze kongere, baratoye n'abayobozi b'urubyiruko ku rwego rw'igihugu yarakoze ukwezi gushize. So ndumva ko ni igikorwa gikomeye cyane, kandi aho gihuriye n'amatora ni uko turumva yuko izi nzego z'urubyiruko n'iz'abagore uko zigenda zijyaho zizadufasha mu gukurikirana amatora hirya no hino, bajya kuri biro z'itora, ku masite y'amatora, ndetse batanga n'abakandida mu myanya y'abadepite n'ibindi bijyanye n'amatora. Ntabwo tujya turekeraho, tukomeza gukora ubuvugizi nk'ishyaka ritari muri guverinoma, kuko guverinoma kwanga executive niyo ishinzwe kurusha mu bikorwa, ariko tujya dukora ubuvugizi nk'ishyaka riri mu nteko ishinga amategeko, tugaragariza abayobozi batandukanye, harimo na Premier Minisitiri cyangwa Minisitiri w'Intebe, twaramugaragarije ibiciro biri ku isoko ko byazamutse, byari byazamutse n'icyo gihe nubakiye nk'amezi nk'atatu bitaragera, ubu byarakomeje kuzamuka cyane bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko icyo gihe yatubwiraga ko ari impamvu ziterwa n'intambara yo muri Ukraine, hari habaje na Covid. Kubera muri Ukraine hari ibintu byahise bizana ibibazo by'ifumbire, kubura ifumbire nkeya, ku buryo byagiye bigabanya ibiribwa mu Rwanda. Ubwo uretse ibyo, ariko ubu muri iyi minsi tubona ko ibijyanye na ikomoka kuri peteroli, esanse na mazutu byarazamutse, nabyo bifite izindi ngaruka byazanye ku biribwa. Ngirageje ubundi mwumvise ko icyo kibirayi cyagiye ku bihumbi 200, ni ibintu biteye ubwoba, ariko inzego zirimo gukorana kugira ngo bibe byagabanuka. So nk'ishyaka tuzakomeza gukora ubuvugizi abaturage, ibiciro bigabanuke, tukiye mu nteko ishinga amategeko aho turi, ariko n'ahandi mu itangazamakuru hose. Ntabwo tuje kuvugira hanze inteko ishinga amategeko, no tuzabikora tuvugana n'inzego za leta zibishinzwe kugira ngo bibe byagabanuka. Icya mbere ni uko leta ivuga ngo ishyiraho nkunganire. Nk'ubu ikintu cya mbere bavuze ko bashyizeho nkunganire kuri peteroli, ibikomoka kuri peteroli, tumva iyo nkunganire idahagije, yagombye kongerwamo peteroli igasubira hasi aho yari iri, kuko kuba peteroli izamuka biyafika cyangwa se bitabigira ingaruka ku bindi byose, kuko kubera ko ikintu cyose gikeneye kugira aho kiva, ni ukuvuga ngo hari imodoka zibizana, izabikura Nyabihu ibirayi, izabikura Nyamashyi, izabikura aho ariho hose, bitabizamuka. Noneho umucuruzi akavuga ati ngiye byampenze kugeza hano, nanjye ngomba kuzamura igiciro. So iyo nkunganire yakwiyongera ku bikomoka kuri peteroli kugira ngo igiciro kigabanuke gisubire ahandi, kuko kutubwira ngo bashyizeho nkunganire ariko igiciro kikongera kikazamuka ntabwo bihita bigira ingaruka zigaragara, ahubwo ibiciro bikongera bikazamuka. Ruva ni uruhare rwa mbere leta yakora, sinzi ukuri bigeze, ariko ifite ubushobozi bwo kuba yagura izindi esanse nyinshi cyane igashyira mu bigega byayo, ikaba noneho byashobora kuba byagabanuka, kandi ibyo leta irabishoboye kugira ngo ishobore guhangana n'ibibazo, kuko abanyarwanda nibabura ibyo kurya na leta bizayigora kuyobora mu Rwanda bashonje. Ntabwo byaba biterwa na monopole isanzwe ivugwa cyane cyane muri ibyo bintu by'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli?
icyo nzi monopole yahiri cyane ari no mu bya transport twavuga birimo za monopole bo tuzi ko monopole no mu by'ibirayi nabo tuzi ko harimo monopole abantu bahariye amasoko ya petroli nabyo sindabikurikirana cyane numva ni barimo monopole ariko ikintu cyita monopole cyo ntabwo ari ikintu cyiza. Monopole bisobanuye abantu bakeya kwiharira isoko runaka. Ni ukuvuga ngo isoko ubundi turi muri politike y'ubucuruzi bita liberalisme aho buri mucuruzi wese afite uburenganzira ufite ubushobozi ashobora kuba yajya mu bucuruzi, ariko iyo batangiye gushaho inzitizi ugasanga ari abantu bamwe gusa bemerewe gukoresha imodoka zabo, bamwe bariho bemerewe gucuruza, urumva bitera ikibazo bikazamuka n'ibiciro. So ndumva ko ibi byose ntabwo ari ikintu kimwe, ariko ngiye cyo nibanzaho cyane ubu icyo tubona n'amaso yacu ibyazamutse bikurutse kuri petroli, ibiciro bya petroli n'amazutu byateye ibiciro kuzamuka kurenza uko byari bimeze. Icyo babaze badiringe n'icyo babaze bakemura icyo n'iyo bindi bya monopole byo kwiharira amasoko nayo babirebeho. Ese hari n'ibindi bibazo byagiye bikunda kugaragara, abamotari barataka ati twandikirwa ugasanga uri Rubavu ariko ukandikirwa konterivasiyo y'Nyagatare utanagiyeyo. Ibyo bibazo ndetse mwaba mwarabashe bimenye mugiye kwikora biki? Ikibazo cy'abamotari cyageze mu nteko, ari komisiyo y'ubucuruzi yakiganiyeho kandi ngira ngo cyari cyafashwe umwanzuro birimo na biriya bijyanye n'ibya assurance. Ibyo assurance byo bazamuka za assurance n'amakoperative yabo nayo nabigiyemo ndetse tubikora ubuvugizi ndakeka ko biri mu nzira yo gukemuka. Mubona cyaka batanze igitekerezo cy'uko inkengero z'ikivu zaterwaho imbuto ziribwa ni ikintu ubona cyatanga umusaruro namwe? Ibijyanye n'inkengero z'ibiyaga ndetse n'imigezi ari itegeko cyangwa se amabwiriza ya REMA ahari ndabari mu itegeko ry'ibidukikije abiteganya ko abantu bagomba gusiga metero 5 nta gikorwa cy'ubuhinzi cyangwa cy'ubwubatsi gihari, ariko icyo REMA ivuga ko aho hantu hashobora guterwa ibindi bintu nk'ibyatsi cyangwa nk'imigano, nk'ibintu bishobora gufata amazi cyangwa gufata ubutaka bwo kwinjira mu mazi. So ndumva byakunze kaganirwaho. Icyo nzi ni ukuvuga ngo bagomba guterwa nk'imigano cyangwa se bambu n'ibindi bitandukanye, ibyatsi bishobora gufata ubutaka bwo kwinjira mu mazi kugira ngo bashobore kurinda izo nkengero z'ayo mazi cyangwa se imigezi cyangwa z'ibiyaga. Ibijyanye n'imbuto abantu bagiye bakareba niba bishoboka, ariko ubu imbuto bishobora kuba kibaye kuba cy'ubuhinzi, kandi impamvu babuza igikorwa cy'ubuhinzi ni uko abaturage bashobora kwegera ahandi ugasanga n'ubundi bitaka bigira kongera mu mazi bikaba byakwangiza ariya mazi. Hari imyaka mumaze n'ubundi muri mu nteko, mubona ari ibiki mwakwibandaho mu gihe mwaba mugize mwongerewe indi myanya? Abaturage niba tugirira icyizere turumva ko tuzakomeza duharanire nk'uko ishaka mu zina ryayo ry'iharanira demokarasi, tuzashyira imbaraga n'ubundi muri demokarasi cyane, tuharanira uburenganzira bwo kwishyura ukizana buri munyarwanda wese, tuharanira yuko abantu bagira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo byabo, ubwisanzure bw'itangazamakuru, ubwisanzure mu kurwanya ubukene, abantu twese tugafatanya mu kurwanya ubukene, tuhanga imirimo, gukora cya kibazo cy'ubura ry'umurimo mu rubyiruko rufite imbaraga zo gukorera igihugu ariko dushobora kubona akazi ko gukora, ari abize n'abatize, biracyari ikibazo. Tugomba guhangana n'iyo byose, ariko n'ikibazo cy'inzara nacyo tugomba guhangana nacyo dushyiraho politike yo kwihaza mu biribwa, kuko urumva abantu bafite umuco utari mwiza cyangwa ingeso mbi y'uko bahingira isoko aho kugira ngo bahingire urugo. Kera abantu bahingiraga urugo ukabanza ukihaza mu rugo, none ukaba wasagura isoko. Dushaka ko uwo muco ugaruka, twihaze mu biribwa. Icyo muco cyo twita food security, ahubwo tugashyiraho n'ikindi bita food safety, nubwo twaba kwihaza mu biribwa ariko tugira ibiryo byiza bifite akamaro, kugira ngo hari indwara zimaze kugaragara nyinshi cyane, indwara bita indwara zitandura NCDs cyangwa non-communicable diseases zitangiye zituruka ku bantu kuba badakora siporo, kuba abantu barya ibiryo bibi bakagira umubyibuho urenze, urumva bakagira izo ndwara. Nabyo tugomba guhangana nabyo kuko bimwe biba mu biribwa turya bibi. Aho tujya tuvuga kugira cyane n'ifumbire ko twagabanya cyane izi fumbire mvaruganda tukagusha ifumbire mborera, kuko tuvuga ko ifumbire mborera iyo ntabwo igira ingaruka mbi ku mubiri wacu ndetse no ku butaka. Byose tugomba twishyiramo imbaraga. Ibyo ni bike mu byo tuzakora n'imisazi bagezaho neza mu isi yabo. Hari icyo bagaragaje mu ruswa iri mu bimurwa mu manegeka. Nk'i Kigali birahari, ugasanga umuntu atanze ruswa ariko agumye mu manegeka. Icyo cyo mwari musanzwe mukizi niba mutari mukizi mu gikorwa? Icyo twari tuzi ni uko harimo ibyemezo bitahwitse biba muri politiki yo kwimura abantu mu manegeka. Ibyo nibyo twari tumaze igihe tubigaragaza yuko bigomba guhinduka, ndetse twabigaragaje no mu nteko ishinga amategeko, aho abantu bimurwa mu manegeka bavuga ngo ni mu manegeka kandi mu by'ukuri basanga batari amanegeka.
urusanga ari abantu baba bashaka gutwara ubutaka bwabo twarabigaragaje ko no mu mujyi wa Kigali byari bihari ndetse twabibujije minisitiri w'ibidukikije yatubwira ko atarabizi ni premier ministre igihe yazaga mu nteko tubwira ko ibyo yari atabizi ko byari bafite amakuru y'uko abantu bimurwa ntibahabwe n'ingurane y'ubutaka bwabo bakabaha amafaranga yo gukodesha amafaranga y'ibihumbi niba ari 30 babahaga bitashobora no kuba byakodesha ahantu ukasanga noneho umuntu uvuye mu manegeka ahubwo umushize mu yandi manegeka ko amafaranga muhaye n'ubundi ntabwo yabona inzu yo kubamo y'ahantu heza si bitwara byamaganye cyane ibya rusonye narinze ariko ibyo bindi bitahwisa cyangwa ibindi bikorera biri twakunza tubyamagana niba narusurimo inzego zibishinzwe zadufasha kubikurikirana. Komite y'abagore batowe uyu munsi murayisaba iki? Komite y'abagore yatowe tuyisaba gukangurira abagore bose bo mu Rwanda kugira amashaka ya Green Party nicyo cya mbere. Cya kabiri gukomeza gukangurira abagore bose bari muri Green Party gutanga umusanzu wabo ari umusanzu mu mbaraga ari umusanzu w'amafaranga kugira ngo bashobore kwiyamamaza muri aya matora dufite y'umwaka utaha y'abadepite ndetse bazamamaza n'umukandida wabo wa kumenya perezida wa Repubulika ndetse bazagira uruhare baririmba n'indirimbo n'utundi dushe bahanga n'udusha twose dutandukanye. Honorable u Rwanda rwashyizwe mu bihugu bifite ubucucike bukabije mu magereza ku isi hari n'abavuga ko rukwiye gushyirwa mu myanya ya mbere aho gufungwa bisa nkaho byoroshye ndetse hari n'ikindi kintu cyabayeho aho ibyaha by'ibiyobyabwenge bikiri ku rutonde rw'ibyaha by'ubugome mu Rwanda ariko mu gihe igihugu cyatangiye guhingura umujyi cyatangiye uwo mushinga mubona aho hatarimo kwivuguruza. Icy'ubucucike muri gereza kirazwi twese twakiganiyeho ndetse twacyamaganye kenshi cyane twese twahamagaje n'urwego rw'igihugu rushinzwe abagororwa RCS kugira ngo ize igire icyo bivugaho batanze ingamba y'uko bazubaka andi magereza bazashyiramo n'uburyo bundi bwo biri no mu itegeko ryaje kuri yo mu magereza cyangwa se mu magororero bazabamo kwiga imyuga n'ibindi byose kugira bigende bigabanuka ariko kandi n'amategeko twasabye ko avugururwa kugira ngo abantu ibyaha byoroshe abantu bari kuzajya bafungira ibyaha byoroshye bizajye bibe byakemuka abantu badafunzwe nibura ari umuntu kuvuga ngo ugiye kumufunga bindi bavuga bashobora kuba babikemurira kuri polisi cyangwa se muri parike akaba yahabwa ikindi gihano simbura gifunga atari ukuvuga ngo arafunzwe amande n'ibindi byose so bitwarabibajije twarabisabye na Minisiteri y'Ubutabera bimwe batangiye kugenda babikora kugira ngo iki kibazo kiri gitimba kuko buri kantu kose n'umuntu wibye nk'uko mushyire muri gereza n'uwibye ibishimbo muri gereza uzasanga abantu bose buzuye muri gereza kandi atari ngombwa igeze agomba kujyamo abantu mu by'ukuri bagaragara ko bafite igihano nibura kirenze nk'umwaka cyangwa se igihano cy'ubugome bujura bukabije ibintu nk'ibi byose atari buri kantu kose so ndumva bizakuza byigaho tubikore ubuvugizi icyo waruvuze cy'urumogi kuba u Rwanda rwaratangiye guhingura urumogi ariko kikaba kikiri mu byaha by'ubugome biratandukanye. Urumogi bemeye ko ruhingwa ni urumogi rujyanye n'ubuvuzi ni ukuvuga ngo abantu bagomba kugira uburenganzira bwo kuruhinga bakabona license cyangwa se ibyangombwa bemera guhingura urumogi bafite amategeko RDB yatangaje ko bigomba gukorwa ariko ntabwo ari urumogi rwo kunywera mu Rwanda ijambo bisobanuke neza mwari urumogi wo kugurisha hanze kuko urumogi tuzi ko rufite imiti ivura abantu barwaye indwara za kanseri abantu bafite ububabare bukomeye cyane babatera umuti urimo urumogi kugira ngo wite morphine ubafasha kugabanya ubwo bubabare so ari n'ibindi n'undi muti uva mutandukanye ni ukuvuga ngo ariko twe nabo dufite ibyuma bitunganya uwo muti ariko iyo babikorera hanze so urwo rumogi ruhingwa mu Rwanda nuko kugira ngo ruzane amafaranga barugurisha hanze ruzana amafaranga kuko abo hanze bararukeneye kugira ngo barukoremo iyo miti kandi imiti irakeneye no mu Rwanda ntabwo ruvuze ko urumogi rwemerewe kunywebwa cyangwa gutumura mu Rwanda uko byacyari kubera impamvu uyu unywera urumogi ukarezaho gakeya bitari kukwangiza mu bwonko kandi urumogi ikibi cyarwo iyo usomyeho gakeya cyane rumara imyaka 7 mu mubiri ibyo byumvikana cyane nuvuga ngo reba ikintu usomaho rimwe gutya rimwe ukamara umwose ugatumura rimwe gusa ariko bikamara imyaka 7 mu mubiri wawe bikwangiza mu mubiri wawe so ntabwo ari ikintu cyiza bakangurira abantu hari ibyo kunywa byinshi cyane abantu banywa kugira ngo banywe urumogi.